biravuze ngo nk'uko inkike zigose i Yerusalemu ni nako Uwiteka agose abantu, ni nako Uwiteka agose umuntu umwirinda. Nibyo imyambi izaba myinshi, ibigucogoza bizaba byinshi, ibikurwanya bizaba byinshi, ibishaka ubuzima bwawe bizaba byinshi, impamvu zizagaragara, amajwi azaguhugura, ariko umva ukuntu bimeze. Nubwo ibyo byose uri kubicamo, Uwiteka arakugose. Ije kubaka ingo, ije kukubakira urugo, nubwo rwari rwarasenyutse, Imana ije kongera kubaka urugo, kuko wihangana ibikugerageza, kuko waciye mu bikomere bikagutera igikomere. Ivuganye nanjye ngo Imana ije kugukuramo ikomeye. Hari amatangazo Imana imanuye kubwo kunyagwa k'umunyamubano. Before Imana ikijije diabete, Imana ikijije kanseri. We, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Reka tubashimire tubasuhuza mu izina rya Yesu. Nizere ko mumeze neza, nizere ko aho muri hose muri amahoro. Hano imbere zacu rero hari umukozi w'Imana. Ndabona yambaye neza. Amakuru umukozi w'Imana? Ni meza, turaho turashima Imana. Imana ishimwe. Turabakiriye rero kugira ngo mwibwire ababakurikiye, munasenga Imana, munavuga ijambo ry'Imana. Ni karibu. Imana ibahe umugisha. Amazina ni Emmanuel hashaka Imana, ni mwene so muri Kristo Yesu. Ndacyakomeje nkeneye agakiza. Nkeneye agakiza, ndacyakeneye gukizwa. Impamvu uvuze ngo ndacyakeneye gukizwa ni iyihe? Teka n'iteka numva ko hari aho wageze uzaba nta hantu uragera. Kuko niko bimeze. Uwiteka Mana nziza, uri Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera, urubuga mu buzima bw'umugaru rigakinga kamakuba. Uri Adonayi, uri itangira ukaba n'iherezo, urarufa kandi ukaba omega. Masa turagushe turagwimbaje data ko watanze ingabo nyinshi zigatambuka ku bwacu. Hari benshi bisasiye igitaka ndetse bagiye kwiyorosa ikindi, kuba tutabonetse muri abo suko turi beza, sinuko turi bazima, na suko turi beza, sinuko tuvuka akomeye, ahubwo ni nyiringa Imana n'urukundo rwawe. Tuguhaye ikaze rero ngwino wiyoborere nk'umwami wacu, ni mu izina ryawe Yesu, amen. Turakwakiriye. Ndabizi neza ntago ujya wicara kuri kamera, buriya ntacyo umwami Yesu yakuvunguriyeho kugira ngo usangize n'abandi. Ni karibu rwose. Imana ibahereza umugisha. Turasoma ijambo riboneka muri Zaburi 125, ariko tutarahajya nyemerera woneza amatwi, ujye wiyoroshya. Nta rwego wageraho utakenera Imana, habe na ruto rubaho, kandi naho wicaye wahicaye kubera Imana. Bibiliya igaragaza umugabo bita Nebukadinezeri, umwami wa Babuloni, ngo yitegereje Babuloni, ngo nuko yohereza icyubahiro, aravuga ngo Babuloni yanjye niyubakiye. Ngo Imana ibirebye irababara. Bishatse kuvuga ngo iki? Urwego waba uriho rwose utubaha Imana, ujya umenya ko Imana itakwishimiye. Bibiliya ivuze iki? Biravuze ngo nuko amaze kuvuga ngo Babuloni yanjye niyubakiye, Imana itibagurukira mu gahinda, ihagurukira mu ijambo rivuga ngo icyubahiro cyanjye sinyigera nyihereza undi. Ngirangije ihita imujyana mu ishyamba, ajya kurisha imyaka 7. Byashoboka ko nawe umaze mu gihe gikomeye, byashoboka ko nawe uri mu buzima bukomeye, byashoboka ko imiryango yagutaye, byashoboka ko uri kure ukabona nta cyerekezo, byashoboka ko ufite uburwayi bumaranye iminsi, byashoboka ko ureba ukabona nta nzira. Ariko Dawidi arabivuze, Zaburi 36 aravuga ngo kurira kujya kubasha kurarira umuntu, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga.
Bibiliya ivuze iki? Iravuze ngo agera mu ishyamba arisha imyaka 7. Ndagira ngo ngutangarize nkubwire yuko ntago abarinze bageze bamenya yuko uyu muntu batari kumwe. Ntago abasirikare, ntago abakomeye, abari bamwungirije ntago bigeze bamenya. Mu yandi magambo, ntago ibwami bigeze bamenya ko Nebukadinezeri ari mu ishyamba ari kurisha. Bishatse kuvuga gute? Bishatse kuvuga ngo iyi Imana igiye kubanza gukora, ibanza guhumisha ibyari byikwitambika mu mugisha wawe. Ndayivuze ngo uyu mwaka wa 2025 Imana ihumisha ibyari byitambitse mu mugisha wawe. Nakuri Imana itagukura ndetse naho itakugeza. Reka nkubwire, ubuzima uri gucamo ni ubuhamya bwawe bw'ejo hazaza. Kubera ko Imana ikora igito n'igikora igikomeye, ikiza umutwe n'ikiza kanseri. Imana ikiza umugongo niyitanga kubyara. Nukuri hari ibintu bibiri byihuta kurusha ibindi. Ahantu utagera uzahatuma isengesho, kuko isengesho ririrukanka, byamara kwirukanka rikagenda rikagera ku bamarayika, abamarayika barihagarika, isengesho rikanga rigakomeza ngo rikagera ahantu Imana ituye. Mbese ahantu utagera uzahatuma isengesho. Ikindi kintu cya kabiri kijya cyihuta kikagera ahantu Imana ituye ni ikintu cyitwa imirimo. Buriya imirimo irihuta, ibiri connecte n'ijuru, ibiri connecte n'aho Imana yicaye. Ndagira ngo ngutangarize nta kintu n'iki kimwe wageze ukora Imana itegeze yandika. Mu gihe ugihumeka, mu gihe uvuga bikemera, nukuri kuyamamagaye bazongera bakubone. Reka nkubwire, Imana irakuzi, icyo ni icyambere. Icya kabiri iragukunda, icya gatatu yiteguye kukugira neza. Ikikora cyo abamwemeye yabahaye ubushobozi, yabahaye ubutware bwo kwitwa abana b'Imana. Bivuze ngo twe turi abana kwa data. Hanyuma iyo umwana ari mu rugo, ari iwabo mu rugo, nukuvuga ngo iyo umubyeyi yagiye ku kazi amutuma ikintu yumva ashaka. Kandi mu by'ukuri uyu mwana iyo yubaha umubyeyi, uko bwije nuko bukeye, uyu mubyeyi ntashobora gutaha atamutahaniye akantu. None ni gute twebwe duhora imbere twubaha Imana, tuzatukisha izina ry'Imana, aho twubahisha izina ry'Imana? Ni gute Imana yadukurira amaho? Muri byavuze ngo amasezerano y'Imana iyo wamaze kuyahabwa ujye usenga, ugira kwizera, hoya ntago azahera, azagira gute? Azasohora. Yakobo aravuze igice cya mbere 14 aravuze ngo hahirwa umuntu wihanganiye imugerageza, kuko namara kugeragezwa azemerwa akambika ikamba ry'ubugingo. Ndagira ngo ngutangarize ibiri kukubaho ni ikiraro kigusatiriza ku Imana yakuvuze 2025. Umva ubuhanuzi, nukuri nubwo uri guca mu bikomeye bikagutera ibikomere. Umva ijambo Imana irambwiye ngo urusaku rw'abakuvuga, amagambo bongorerana, ibyo bavuga bimwe bikakugeraho ibindi ntibikugereho, ivuganye ni ifirimbi guhamagariza Imana kuza kugukura mu kibazo urimo. Henetaya bini fone dry mando ya sire tutaya bini sasuma my heavy group. Bibiliya ivuze iti, Zaburi y'125 havuze ngo abiringiye Uwiteka, abo ngabo ntago ari abiringiye imiryango, ntago ari abiringiye abakomeye, oya, ntago ari umuntu wiringiye ubutunzi, oya, ntago ari umuntu wiringiye abaturanyi, oya, ntago ari umuntu wiringiye amafaranga atunze, oya, ntago ari umuntu wiringiye abana yabyaye, oya, ntago ari umuntu yiringiye urushako yashatsemo, oya, ahubwo wiringiye Uwiteka uwo ari we wese. Turashima Imana ko idahamagara abakomeye ngo isigaze aboroheje, oya, turashima Imana ko idahamagara abatarize ngo isigaze abize. Ikikora cyo mu mahanga yose, umuntu yubaha agakora ibyo gukiranuka, Imana iramwemera. Dawidi yavuze ijambo rikomeye, yaravuze ngo nabitse ijambo mu mutima wanjye kugira ngo nazamucumuraho, kubera ko ni ijambo nitabaza ryera, nitabaza rimurikira ahacuze umwijima hakaboneka umucyo. Biravuze ngo abiringiye Uwiteka abo bose, ntago ari karitsiye imwe, ahubwo mu mahanga yose umuntu wiringiye Uwiteka aravuze ngo ameze nk'umusozi wa Siyoni utajya ubashwa kunyeganyezwa.
muntu wiringiye Uwiteka nubwo inzara imwica ariko ntago ava ku gakiza. Muntu wiringiye Uwiteka nubwo amadeni ari menshi ariko ntago atakaza agakiza. Muntu wiringiye Uwiteka nubwo uburwayi bwamugeraho ikikora cyo ntago bumwica, nubwo umubiri umubabaza, nubwo ahurika ntago bukwica, kubera ko wiringiye Uwiteka. Ntago bakubwira ngo ujye gushaka inzaratsi ngo ugende, ntago bakubwira ngo ujye mu bapfumu ngo ugende, ahubwo uhagarara mu ijambo rivuga ngo nubwo ibyago n'amakuba ari byinshi kuko namenye Imana, uhagarara mu ijambo rivuga ngo Uwiteka azankiza muri byose. Muntu wiringiye Uwiteka ntakangwa n'ibihe, nubwo uburwayi ari bwinshi, nubwo amadeni ari menshi, nubwo imiryango yakuvuyeho. Yavuze ngo wiringiye Uwiteka hameze nk'umusozi wa Siyoni. Uyu musozi nujya ubasha kunyeganyezwa. Bishatse kuvuga ngo intambara uhura nazo ni ukuri, byaguciye ni byinshi, ibyagukura mu murimo ni byinshi, ibyatuma wirwanira ni byinshi, kandi impamvu zirahari zifatika zatuma urambika intwaro hasi, zatuma uba nk'abandi, zatuma wicira inzira. Ariko biravuze ngo nubwo bikugeraho rata wa ebifodrai enetaya binifo enedrai, usigara uhagarara mu ijambo riboneka muri Yesaya 50 rivuga ngo kubw'Umwami Imana azanabara. Nicyo gituma namwara, nicyo gituma nkomera mu maso yanjye akamera nk'urutare. Nukuri mu gihe ugihumeka bizemera. Mwijuru hari Imana ihindura amateka, abantu bagahindura amagambo. Ikikora cy'Imana igiye gukora irabanza igaturisha amajwi yose y'ibyari biguhagurukiye, hagasigara icyubahiro cy'Imana. Hanyuma bamwe bari baguhagurukiye, iyo babonye ineza y'Imana barahindura, bakavuga amagambo avuga ngo tubonye iyo yasenga, koko yasengaga tureba, koko yayivugiraga tureba. Reka nkuhanure, uwari kukwica niwe Imana igize umurinzi wawe. Dawidi arahanuye hasi, Zaburi y'amazamuka hasi y'uwo murongo turi gusoma hari ijambo rivuga ngo iyaba Uwiteka aritaho wabaye mu ruhande rwacu, ubwo ababisha baduhagurukira, ababisha bacu baba baratumize bungure. Umuntu wiringiye Uwiteka, umuntu umeze nk'umusozi, ahagarara mu ijambo rivuga ngo hari yakoze ibya mbere. Iyo yakoze ibya mbere nyifitiye icyizere ko na bino magaze bo yiteguye kubikuraho. Oya, iyanyishyuriye nkiga, iyishyuriye abana banjye, iyamaye urubyaro, iyamesheje agaciro mu muryango, iyo ngiyo iherutse kunkura mu bitaro, ntago ikigeragezo iki ngiki cyatuma nyuvaho. Yabo yaravuze ngo yewe wa mwanzi wanjye we, wikomeza kunyishima hejuru. Imana nishimwe ngameze nk'umusozi wa Siyoni utajya ubasha kunyeganyezwa, ahubwo uruhamye iteka. Biravuze ngo biravuze ngo nk'uko inkike zigose Yerusalemu, ni nako Uwiteka agose abantu, ni nako Uwiteka agose umuntu umwiringiye. Nibyo imyambi izaba myinshi, ibigucogoza bizaba byinshi, ibikurwanya bizaba byinshi, ibishaka ubuzima bwawe bizaba byinshi, impamvu zizagaragara, amajwi azaguhugura. Ariko umva kuntu bimeze, nubwo ibyo byose uri kubicamo, Uwiteka aragugose kubwo kunyagwa. Ije kugu ebifodrai siremando yaseka, ije kubaka ingo, ije kukubakira urugo nubwo rwari rwarasenyutse. Imana ije kongera kubaka urugo kuko wihangana ibikugerageza, kuko waciye mu bikomere bikagutera igikomere. Ivuganye nanjye ngo Imana ije kugukuramo ikomeye. Hari amatangazo Imana imanuye kubwo kunyagwa k'umunyamubano ebifodrai mando. Imana ikijije diabete, Imana ikijije kanseri, niko Imana ije kubaka ingo kubwo kunyagwa k'umunyamubano. Urugo rwawe Imana irarwubatse kubwo kunyagwa k'umunyamubano. Imana iguhaye akazi. Umva Dawidi kuravuze, aravuze ngo Imana inunganyiriza ameza imbere y'abanzi banjye. Imana iguteye ebifodrai, Imana igutunganyirije ameza imbere y'abanzi bawe. Abari bari kukuryanira inzara, igihe kirageze kugira ngo bakuvugirize impundu. Nonaha Uwiteka arahagurutse,
aje gushyira mu mahoro. We wabonaga nta jambo, Imana igiye kuguhereza ijambo. We wabonaga nta gaciro, igihe kirageze ngo uhabwe agaciro. We wabonaga nta cyerekezo, igihe kirageze ngo Imana iguhereze icyerekezo. We wabonaga amagambo abaye menshi, igihe kirageze ngo Imana icecekeshe amagambo. We wabonaga enima mando ya sire tutaya bilifo bikomeye, igihe kirageze ngo Imana ikwereke ko byoroshye. We wabonaga uhagaze ku musozi muremure, igihe kirageze ngo Imana witse. Nta musozi wananira Imana none ubaho, nta musozi n'umwe nsubiramo wananira Imana. Jerideni yaravuze ngo kwitonda ukarindira byemeza umutware. Ivuganye nanjye ngo kuko witonze ukayirindira hari igisuzugurira Imana igukuyeho. Reka mbabwire, mujye mwitondera umuntu wasenze, mujye mwitondera umuntu wavuganye n'Imana. Ikintu cya mbere, umuntu wavuganye n'Imana nibyo ahura n'ibigeragezo, ariko mu bigeragezo mu ntambara agenda acamo, mu byago n'amakuba Uwiteka bari kumwe nawe. Umuntu wavuganye n'Imana hagaragara nk'ugiye gupfa, ariko ejo agatungisha abantu benshi. Umuntu wavuganye n'Imana garagara nk'udafite ubuzima, ejo mugahura afite ubuzima. Umuntu wavuganye n'Imana mwahura agenda n'amaguru, ejo mugahura aparitse imodoka. Umuntu wavuganye n'Imana mwahura yabuze n'ay'ubukode, ejo mugahura afite ibipanga arimo arakodesha. Umuntu wavuganye n'Imana mwahura yambaye ubusa, ejo mugahura yambitse abandi. Umuntu wavuganye n'Imana wamubona yambaye ebifodra afite igisuzuguriro, ejo mugahura ari umuntu ukomeye cyane. Kimwe n'umuntu wize, umuntu wize yakicara n'akazi afite, ariko ejo amashuri yiwe Imana ikayahereza agaciro. Jya witondera aba bantu. Umuntu wavuganye n'Imana, umuntu wize ajya abasha gutungurana. Biravuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro hari ibintu ebifodra, hari ibintu Satani yakunyaze, ariko ivuganye nanjye iravuze ngo none ahirahagurutse ije ebifodra, ije gushyira mu mahoro kuwo bacira ingone. Jambo ryavuze ngo abiringiye Uwiteka ntagara biringiye abakomeye. Imana ivuga ebifodra, biravuze ngo bameze nk'umusozi wa Siyoni utajya ubasha kunyeganyezwa, ahubwo uruhamya iteka nk'uko inkike zigose Yerusalemu, ni ku Uwiteka abagose. Imana irabagose, Imana irabagose, ntawe uzabakura mu biganza by'Imana. Iyo avuganye namwe niyo kwizerwa. Imana iracicaye ku ntebe ebifodra, ku ntebe y'imbabazi, iracicaye ku ntebe y'ubutabazi. Imana iracyafite ibintu byinshi, iracyapfumbatije mu biganza byabo ibisubizo byabo ebifodra. Buretse kurambika agakiza hasi, buretse kwicira inzira, ivuganye nanjye iravuze ngo nonaha Imana ije kugukuraho igisuzuguriro. Ivuganye nanjye nonaha Imana ije kugutabara. Mwibire rino banga ntago wakomerwa, igikomere utakomeretse nta nubwo wahanagurwa amaruru utarize. Ariko uvuganye nanjye rambwira ngo amaru maze iminsi uri murarira. Imana yarayarebye ebifodra, kwigunga maranye iminsi, uburwayi maranye iminsi, igisuzuguriro maranye iminsi, agateba abadayimoni bakwicajeho. Imana ivuganye nanjye ngako yarakarebye, ahubwo ebifodra none ahirahagurutse ije kuguterura aho baguteretse. Ebifodra ikuvanye mu nzagihe, Imana ikuteretse mu gihe cyayo. Niko Imana ivuganye nayo. Nitaya benefo enedra ntago ibikoze cyera, ahubwo bikoze nonaha ebifodra, kuko umeze nk'umusozi wa Siyoni utajya ubasha kunyeganyezwa. Niko Imana ivuze. Aravuze ngo nk'uko inkike zigose Yerusalemu, niko Uwiteka gugose. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Shalom. Mana nziza, Mana ikomeye, Imana yera, Imana y'imirimo, wabanye natwe, ikora igito igakora igikomeye ebifodra. Uri Imana ikunda icyubahiro. Yobu yaravuze ngo nta yindi Imana ihwanye nawe, kuko ubwawe wavutse utagira ubwoba. Idahamagara abakomeye ngo isigaze aboroheje, idahamagara yari abize ngo isigaze abatarize. Turi imbere yawe Data, dugufitiye icyizere. Yewe byiringiro bisima by'abakwiringiye. Horavuze ngo nidushaka tuzabona, ndetse nidukomanga tuzakingurirwa. Turagushimye, turaguhimbaje. Iyo ugiye gukora nta muntu ugishisha inama. Jambo ryarambwe ngo ku munsi wa 13 ukwezi kwa 12 bitahadayi, biravuze ngo niwo musabanzi wawe bigaga ko bagiye kubagira ubasha, ariko muri ako kanya birahinduka. Ndagushimye, ndaguhimbaje. Uvuze ko uhagurutse hari ibintu bigiye guhinduka mu ntore zawe. Besho uko babibonaga siko bagiye kubibona, kubera kuhinduye amateka nabo bagahindura amagambo. Urakoze kubyumvishe ni mu izina ryawe Yesu. Amen.